wera turagushimiye, tugushimiye kuri ibyiringiro bidakoze isoni, turagushimiye kuri Imana y'inyangamugayo, turagushimiye ko ubuntu bwawe ari bwo bwatugeza aho turi buri munsi wa none, turagushimiye ko mu mibabaro yawe ariho twarongeye umunezero, bityo ababyeyi, abapapa, abasore n'inkumi bari imbere yawe. Uwera wa Isiraheli, turagushimiye yuko watwoherereje umufasha, Kristo muzima, Kristo watsinze urupfu, mufasha mwiza, turagushimiye. Watubereye aho tutari, waratuvuganiye, wagoreye ibyo tutabasha kugorora birakunda. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, duciye bugufi bwo kwera kwawe kutubeho, duciye bugufi bw'imbabazi zawe zidutwikire, duciye bugufi kugira ngo ubwami bwawe bwagukire hagati muri twebwe, duciye bugufi kugira ngo uwera wagukire mu mitima yacu, kandi umuntu wacu imbere urushaho kumva ndetse no kumvira. Tuguhaye ikaze na karibu, tukweretse umugaragu wawe uwo wimikiye amavuta, byiringiro bizima, nyemerera umukoresha iby'ubutwari. Niko ijambo ryawe ritubwira, riravuga ngo wanamenye izi zina, narangiza nkamuhamagara mu mazina ye. Ujye uhamagara abantu mu mazina yawe bakitaba. Uyu mugoroba turi imbere yawe, nyemerera utugirire neza umugaragu wawe, ahagarare mu butware bwawe, ahagarare mu mbaraga zawe, maze avuga abwirijwe nawe, kandi niwe wamenye ibyifuzo by'iyi mitima iri aha hantu. Nyemerera umukoresha iby'ubutwari kandi by'umumaro. Urakoze, urakarama, duturije imbere yawe, kandi twakiriye Mwuka Wera uri aha hantu kugira ngo akomeze kuganza. Mwuka Wera w'Imana, tuguhaye ikaze na karibu, tugukomera amashyi, tukuvugirije impundu. Urakoze, mukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Nyamara wareba abandi uko babayeho, rwose ukiheba nshuti. Wasubiza amaso iyo uvuye, ni kure cyane, ni habi cyane. Watekereza aho ugiye, bikagukomeretsa umutima. Nta wundi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima. Jya utegereza Yesu. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, ni iby'igihe gitoya, ntibihoraho. Ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana igahemuka, jya uyizera.
isezerano rikomeye. Yahuye na challenge ikomeye cyane ubwo yari ageze muri ubundi reka mubwire ntaho wahungira umuhamagaro, kuko niyo uhungiye kwa Yetiro umarayo imyaka 40 uragiye intama ze, ariko imyaka 40 yashira akakubwira gusubira hano. Haleluya, bashi abashuje mu izina rya Yesu. Ariko bandi kumubura icyo warenza ukabura n'icyo wavuga, ariko Imana iramukunda. Ubukana n'imbaraga z'ibigeragezo uri guhura nabyo, ndagira ngo mubwire ko ntabwo bishe Imana imbaraga. Humura si uko bizaba kandi si uko bizaba. Imana igica akanzu, Imana igica akanzu, kandi Imana ije kuko imbaraga z'abantu ziburizwa. Imana ishe pastor yabivuzeho neza. Ubundi twakavuze kuri iri jambo rivuga ngo n'icyo uvuze ndabikora, ariko kuki Imana yabwiye Mose ikamubwira ngo Mose we n'icyo uvuze ngize, kuki Imana yabimubwiye? Wakwibaza byinshi. Ese abantu bose bavuze aho Imana iravuga ngo n'icyo uvuze ndabikora? Abantu bose bagize ikintu bavuga aho Imana iravuga ngo n'icyo uvuze ndabikora? Si bose, ariko Mose ngo kuko yari yaragiriye umugisha k'Uwiteka, yarangiza akamumenya iki? Izina. Haleluya! Ndagira ngo mubwire ikintu gikomeye muri iyi si y'ibibaho. Ikintu kiriho cyose kiba gifite izina. Nta kintu uzabona kiriho cyabayeho cyangwa kizabaho kidafite iki? Nawe ufite izina. Ese mube ku rusengero uredi rwageze uge ngo mikorosi nayo ifite iki? Izina. Kandi iyo habayeho izina ry'ikintu biba bivuze ngo haba hari n'uzi izina ry'icyo kintu bwacyo. Ntabwo ngiye gusubira kuri rajamba, ahubwo Mwuka yahise anterura nzana mu kubara ibice 12. Reka twasome mu izina rya Yesu. Miriyamu na Aroni banegura Mose ngo bagira banegura Mose kuko umunyegiputa kazi yari yararongoye. Bibiliya iravuze ngo kandi koko yari yararongoye umunyegiputa. Ibyo bavugaga actually byarite. Tega amatwi, baravuga bati ni ukuri Uwiteka avugana avugira mu kanwa ka Mose we Musa, we nakuvugiramo Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yavugwa neza arusha abantu bo mu isi bose. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati nimusohoke uko muri batatu muze ku ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu babandi bari ku ruhande. Bombi baraza arababwira ati nimwumve amagambo yanjye, niba muri mwe hazabamo umuhanuzi mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose si uko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu nero atari mu migani,
ajya yibona nuko n'iki cyabatinyuye kunega umugaragu wanjye bose bikongereza uburakari bw'Uwiteka aragenda. Ngaho ubumwe bw'iki Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe. Abo turi kumwe Yesu ashimwe. Ubundi ibi bintu bigira ba nyirabyo. Biri umuntu wicaye ngo ibi bintu bigira ba nyirabyo. Nimba atari ibyawe rwose urahabwa, ariko ibintu bigira ba nyirabyo. Hari abantu Uwiteka yazanye ahangaha ngo baganire nabo. Niyo mpamvu mutahusha n'isegonda rimwe mutari mwumva icyo Uwiteka avuga. Mose, reka garuka inyuma gato. Mose avuka ku mugabo witwa Amuramu na nyina witwa Yokebedi. Kandi Amuramu yari n'umubyara wa Yokebedi, mbese bari hafi cyane bakora icyo kubyara. Navuga ngo hari mu buryo Imana yishakiye babyara umwana bamwita Mose. Bamubyaye mu gihe kigoye. Icyo gihe muri Egiputa hari gahunda porogaramu yo kwica abana b'abahungu. Mose avutse nyina aramuhisha agira gute? Uriya mubyeyi niba yarumvishe icyo Imana yavuze ku mwana we sinzi, ariko umunsi wamenya amakuru y'icyo Imana yavuze ku byawe hari ibintu ukwiriye kubihisha. Haleluya. Arangije kumuhisha akabaragurwa n'umukobwa wa Farawo muri ka kato yari yamuboheye mu nyanja, aramutoragura kujyana muri Egiputa mu rugo kwa Farawo. Arererwayo, yiga kaminuza, yiga igisirikare, yigisha ubwenge bwose bwo muri Egiputa imyaka 40. Arangije ndagira ngo mubwire n'imvura hano uko wabundana kose niyo waba ufite imyaka 40, ndagira ngo mubwire ko Imana yaguhamagariye ntabwo cyaruta iyo myaka ufite. Yesu ashimwe. Atitaye ku myaka 40 yari amaze, Imana iramubwira ngo Mose we ntabwo ibyavamo. Niko yicara muri Egiputa agahungira kwa Yetiro sebukwe, nabo aragenda akorera sebukwe imyaka 40. Ukagize 80. Ku mwaka wa 80 Imana iramubwira ngo Mose we mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye muri Egiputa, ngwino mutume ugende ubamurire. Mose aravuga ngo ndi muntu ki wo guhagarara imbere ya Farawo? Farawo ko azanyica, n'ubu niko navuyeyo nkoze amakosa nishe umuntu namushyira mu mucanga. Ndi muntu ki? Imana iramurakara iramubwira ngo Mose ninde waremye akanwa k'umuntu? Ninde wakoze ibi n'ibi ngo yikongereza uburakari? Imana iramubwira ngo fata iyo nkoni uyirambike hasi. Ayirambitse n'indi nkoni yahise yihinduka iki? Arangije arayihunga. Imana iramubwira ngo shyira inkoni mu gituza, amini ikiganza, agishyizemo kirareba. Ntabwo ngiye gutinda ku by'igihuru cyaka ku muriro. Ava aho ngaho yemejwe n'ibimenyetso. Iri umuntu nicerere ngo nutemezwa n'imvugo y'Imana bimubwira. Nutemezwa n'imvugo y'Imana uzemezwa n'ibimenyetso bihari. Bimusubire, nutemezwa n'imvugo y'Imana uzemezwa n'ibimenyetso bigize. Hari Imana ikubwira ngo izagukura mu bukene ntubyumve kubera ko bivuze mu magambo, ariko yaza mu bimenyetso ukavuga ngo niyo yari yarabikoze we. Imana ishimwe.
y'Abaheburayo Imana yarabisize. Imana nawe yakoreye irambwiye ngo reba ubwoko bw'Abisiraheli ugende mujye kwikorera. Icyo yamushubije yaravuze ngo Imana y'Abisiraheli ntayo nzi kandi sindekura Abisiraheli. Byaje kugenda bibona bahaba, byaje kuba mu bintu by'ibitangaza. Ntabwo ugiye kuvuga iby'ibitangaza 10 Imana yakubitishije Farawo na Egiputa. Ndagira ngo mubwire kandi unyumve neza, nimba ari Imana yavuganye nawe, ibyo bikubwira bikanga kumva, Imana izabikubitisha ibimenyetso n'ibitangaza. Ndabisubiramo kugira ngo ubyumve, nimba ariyo yavuganye nawe, nubwo hari ibyo uri kubwira bikigira naho ari impumyi cyangwa ari ibipfamatwi, Imana izabikubitisha ikintu bita ibimenyetso n'iki n'ibitangaza. Kubera amashimwe y'Imana yacu, ntabwo yitaye kuba ibyo bintu bitari kumva icyo Imana yavuze, ipfa kuba yaravuze gusa. Haleluya, ipfa kuba yaragize yaravuze. Wayintereye icyubahiro, ntitaye ku bintu bikomeye uri kunyuraho, ipfa kuba yaravuze. Haleluya, kandi Imana igirira ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rigire gute risohore. Amatiku rero nacike, komeza imbere. Iyavuganye nawe niyo kwizera, niyo kwiringirwa, kandi ibyo yavuganye nawe no kubikora izagira gute bizabikora. Mana ishimwe. Ntabwo twitaye ku nduru za Farawo. Ibyo kuvuga ngo ntazi Imana yacu birabasaba, ibyo kuvuga ngo ntabwo Imana yamuvugishije. Ayiwe ku muntu witwa Mose. Haleluya, ngirira mwene so mwicara ngo kuwitwa Mose Imana ikubitisha ababaryi. Reka wenda tubivuge mu mvugo yumvikana, ongera mubwirire ngo kuba Imana yavuze. Bimubwirire ngo havuye mubwire ngo kuba Imana yavuzeho, hari igihe ikubita itababariye. Haleluya, umva imvura igakubita, igihe igakubita, imirima igahonda, urubura rukaza, ibiki, ariko kugira ngo isohoze icyo yavuganye nande na Mose. Haleluya. Noneho Abisiraheli baje kurakaza Uwiteka, barakaza Uwiteka. Nicyo pasiteri wa mbere yavuze, ntari bwirwe niba Mana ishobora byose ngo noneho abo ngabo bavuyeho, hazaho umugabo witwa Aroni nande bari bapfanaga iki na Mose. Bapfanaga iki? Bose ibere rimwe. Nongera kubwira ngo nubona urwabana ubwirinde cyangwa abakuzi, ijambo rizaba risohoye ngo abanzi b'umuntu bazaba mu rugo. Ariko umva iki gice twasomye, babashije kumuvuga ngo n'ibyo bamuvugagaho byari byo. Nagira ngo gutangariza iki kintu gikomeye, ibyo bakuvugaho niyo byaba ari byo, Imana yanze agasuzuguro k'amagambo bavuga. N'ibyo bavuga byaba ari byo, n'ibyo bavuga baba ari byo, n'ibyo bavuga baba ari byo, Imana yanze agasuzuguro k'amagambo y'abo bantu bavuga. Ngo yabahamagaye yababwira ngo mwumve, ngo ndabizi ko ku Munyegiputakazi yaramushatse, ariko simbibabwiye ngo mubivuge. Nimuze ngo baje ku Imana irabaka. Nshuti yanjye, Imana igira akago yavuze. Kuba Imana yavuze, Imana igira ikanakubita itageze gute. Imana yavuzeho. Haleluya, umuntu afite icyavuzeho n'Imana. Imana ishimwe.
ngo muze ngo baraza baje Imana bavuga aho musubire ibyo mwavuga musubire bavuze Mose adahari Imana igiye gukora agashyira hamagara uko ari batatu bageze kurema ry'ibonaniro Imana bavuga musubire ibyo mwavuga ku mugaragu wanjye musubire ibyo mwavuga ngo natoroheje musubire n'ayo magambo yabo ngo batangira kuvuga ngo Mose ubona no gusabira imbabazi ngo ndita duhita reka mbabwize ukuri haleluya kuko bakunze gukiranuka nicyo nanjye nzagukiriza kuko wanze ubugome bw'isi nicyo nzaguhera icyubahiro ibimuhiga ntibizabura n'abakurwanya barakomeje ariko Imana nyir'ijuru n'isi nivuganye nawe nonaha uramenye ntushidikanye n'ibitari ibyo yarabikoze. Ikintu nariye kugukomeza mubwira muntu uri hano mupapa uri hano ukaba waravuganye n'Imana mukobwa uri hano ukaba waravuganye n'Imana mubyeyi uri hano ukaba waravuganye n'Imana musore uri hano ukaba waravuganye n'Imana ndagira ngo mubwire ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora kandi ibyavuye mu kanwa kayo no kubisoza izagira gute izabisoza kandi ijambo ry'ihumure Imana imanutse kurwana ku cyo yakuvuze kugera gusenga ntabwo biga Imana nk'uko yarwaniriye Mose yiteguye kukurwanirira Imana nk'uko yavuganiye Mose yiteguye kukuvuganira Imana nk'uko yatumye Mose adasebera imbere y'abashakaga kwaseba nawe ije kugusemurura cyangwa kugukuraho icyo gisebo imbere y'abategereje kugiye guseba Imana aratabasa Imana nubwo Imana ijyaga gusebera imbere y'abavandimwe kuko ariyo yavuganye nawe ikavuga nubwo bita ko bakomeye nubwo bita ko ari ibyo bazi ndetse nubwo yari imfura unarukurikiyeho ngo Mose aba yari bucura aravuga ngo kuko ari bucura nta gaciro ubundi Imana yakavuganye natwe reka mubwire arankunda ndabizi wegaza haleluya reka dusenge Imana vuga ngo mwami ndacyafite icyizere reka mubwire wowe wari ucitse intege wowe wari ubuze ibyiringiro ongera ushikame iyavuganye nawe ntiyigeze ibeshya yagutoranije igufitemo impamvu kandi ifite umugambi haleluya yabwenge yawe nakumenye ntarakurema mu nama wawe nakumenye utaraba n'uruso haleluya ndagira ngo mubwire ngo komera amarira natuze tuzukize umutima hamwe yavuganye nawe niyo kwizerwa kandi no kubikora bizagera gute izabikora nimba iri jambo wumva hari aho ryari rikoze ukumva warabuze ibyiringiro ukumva rucitse intege ndagira ngo mubwire witinge urahaguruke gusengera Imana mu izina rya Yesu ntabwo nimba turagushimye Yesu turagushimye ko wavuganye n'uyu muntu ndagushimye ko wavuganye n'uyu muntu ndagushimye ko wamubwiye ibintu bikomeye hari n'igihe we abona nta nzira akabona nta nzira pe akabona nta nzira ariko ndagushimye ubwo amaso y'abana b'abana atabona inzira wowe inzira zawe zigiye kuboneka ubwo amaso y'abana b'abana atabona uburyo wowe uburyo bwawe bugiye kuboneka
utarabeshe basogokuruza, utarabeshe batubanjirije, natwe tugufitiye icyizere Mana, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere kuri Imana igira ijambo, tugufitiye icyizere kuri Imana igisohoza ibyavuze, tugufitiye icyizere kuri Imana igisohoza ibyasezeranije. Tugufitiye icyizere, niyo mpamvu tugushimye, tugukomera amashyi menshi, kuko Imana yacu kandi izamura Imana yacu y'ubutumwa. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye, amina. Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi cyane. Haleluya, mwongere guteka Imana amashyi, mutwikirize icyizere. Haleluya.